Umva inkuru y'igitangaza. Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. Nonaha reka mbahereze inkuru y'umugabo wari uzi kurwana witwa Tony Jaa. Imbaraga zavukiye mu kababaro. Iyi nkuru niko nayise. Mu bihe byashize cyane, igihugu cyari kiyobowe n'abanyagitugu. Hari umudugudu muto witwaga Kibanda. Aho niho havukiye umugabo witwa Tony Jaa cyangwa Tony Jaa, umuhungu utaravukanye amahirwe ariko wavukanye umutima utajya ucika intege. Byaje kugenda uterera ukagukanda subscribe kuri YouTube channel yitwa Inkuru Nshyashya TV ndetse na like. Tony Jaa yavukiye mu bukene bukabije. Se yari umukozi wetse imifuka ku isoko, nyina akamesa imyenda y'abandi kugira ngo abana be babone icyo barya. Ariko nubwo babagaho nabi, se yamwigishije ikintu kimwe cy'ingenzi: imbaraga sizo mu maboko gusa, ahubwo nizo mu mutima. Niko yabwiraga umwana we witwa Tony Jaa ndetse n'abagenzi biwe cyangwa abana biwe b'uwo mugabo. Umunsi umwe w'icuraburindi, abasirikari b'igihugu binjiye mu mudugudu. Bashakaga abagabo bakomeye bo kujyanwa mu nkambi. Zari zirimo ingwanyi zikomeye cyane, ariko nanone zirimo imirimo ivunanye cyane. Se wa Tony Jaa yagerageje kurwanya, arakubitwa, arapfa, nyina ajugunywa ku ruhande. Umudugudu wose usigara mu marira ntawe unyumvire. Tony Jaa yari afite imyaka 17 gusa. Yarafashwe ajyanwa mu ngambi yitwaga Ikirunga, ahantu abagabo binjiraga ari benshi bagasohokamo ari bake cyane, abandi bagapfira mu mirimo n'ibihano. Ndetse mu nkambi y'Ikirunga abagabo barwazwaga n'imbaraga, baterwaga kurwana, kwiruka, ivumbi, guterura amabuye aremereye, ndetse bakarwana n'intoki bazirwanisha n'intoki. Datsinze yarakubitwaga, uwananirwaga yarapfaga, baramwicaga. Tony Jaa ntiyari akomeye kurusha abandi ku ntangiriro, ariko yari afite icyo abandi batari bafite. Yari afitemo kwihangana. Yaravuze ati: niba ngomba gupfira hano nzahapfire, ariko nzahapfire nanone mpagaze. Buri gitondo yakangukaga kare, agakora imyitozo wenyine, agakomera aho abandi barambirwa. Igihe abandi bariraga, we yaratekerezaga. Igihe batakambaga, we yaracicikaga. Mu mezi make umubiri we warahindutse, amaboko ye yarabyimbye cyane, ituza kirakomera, amaso yuzura umuriro. Abamukubitaga ejo batangiye kumwubaha bucece mu gace. Nanone rero umunsi wo kugaragara kwa Tony Jaa, umunsi umwe hateguwe irushanwa rikomeye. Umuntu umwe agomba gutsinda abandi bose. Uwatsinzwe aricwa, uwatsinze agahabwa ubwisanzure. Abagabo barwanaga nk'inyamaswa, amaraso akameneka ndetse induru zikavuzwa. Byose byari byivanzemo, ndetse byari ibihe bigoye cyane. Tony Jaa yinjiye mu kibuga atuje, amaguru ye ataka mu ivumbi nk'uko ubibona kuri iyo foto naguhaye. Umwe ku wundi yaramutsindaga. Arwanaga atari ku bw'intsinzi gusa, arwanaga ku bw'abapfuye, ku bw'abari mu bukene, ku bw'abacecekeshejwe ndetse n'amategeko. Mu isaha imwe abagabo barenga 20 bari hasi, hasigaye Tony Jaa wenyine ahagaze. Byaje kugenda uterera. Yararekuwe, ariko Tony Jaa ntiyagiye kuba umuntu usanzwe. Yagiye kuba mu misozi yigisha abandi kwirwanaho. Abari baciriritse intege, bafite intege nkeya, bacitse intege, abaha icyizere. Yabaha ikimenyetso abantu batangiraga kuvuga ati: hari umugabo udapfa wavutse mu marira akavamo imbaraga yitwa Tony Jaa. Nanone Tony Jaa abicwaga muri icyo gisirikari. Yashinze igisirikari cye cyari gikomeye. Arangije iyo ngamba arayisenye yo kuzajya abantu bananirwa imyitozo no kunanirwa ngo babice, arayirimbura, ashinga iye ikwiriye. Somo ry'inkuru rero ni: ubukene ntibubuza umuntu kuba indwari. Nanone aho ububabare buri
niho imbaraga zivukira. Uwatsinzwe inshuro nyinshi ashobora gutsinda isi yose. Ndabakunda cyane cyane. Yabagezagaho iyi nkuru ni Fabien.